ku buzima bwacu naho ubundi se gisa narinzi kuri cyanguto kimwe kitajya kigura kibona amafaranga kigatacisha ariko kuvunguriye byeri imwe ebyiri eshatu ndahiye n'imbere y'Imana ndaguha umukobwa wanjye kirago ni gutungenda gura sibyo abo nyengo n'amasasi habwo wese nzanonwera habwo mvugiye ibintu mfite igihungu ari amugo cyaraniye ngo cyanze gushaka ngo cyabuze umukunzi wibigira ikibazo rero umukobwa wanjye ndahita muguhereza n'ubundi umujyana umuhungu wawe murongore ari myaka ingahe umukobwa wawe bo ugira ngo se nari muri za 20 na aha ahubwo mubwire aze asuze sebukwe reka reko rongera ukozeho kamuzani nakubwiye ko nge ndi umuzimu nge narapfuye ariko icyo shimira Imana apo ngize amahirwe toruraje mubwira zamusuhuza inde mubwira zamusuhuza yewe inde nyine umukobwa wanjye mubwira zasuhuze sebukwe kwiki urugo kuruba mu gihe na Kembo umukobwa uri kuvuga avuye he muze tuvuge ko nta mukobwa ngira se kereka niba ari uwabyaye mu gasozi tukaba tutabizi inda zose nateye n'izaho nese ko namubwiye yuko umuhungu agomba kurongora umukobwa wanjye ubwo urumva ari buze kurongorana ene kitayi binefore wemeye ibintu bidahari rero genda bari barongora cyanyahuranya mwana we hanyuma rero kubifuza kugura ndetse no kuranguza iPhone 17 Pro Max muri gacuti ni twebwe abantu mu Rwanda kabisa batazakubwira ngo iPhone ahandi zirahenze oya twebwe wacu ni kukiranguza hanyuma namwe muzicuruza ariko mukaba muvuga ngo zarabuze waje tukakuranguza muri gacuti all in one take igwabo y'ibikoresho ibyaburiye ahandi twebwe wacu tutubifite hanyuma rero namwe mudukunda munadukurikirana mujye kuri YouTube yacu ya Pattyno tubafite filime nziza kandi iri gucaho iteye ubwuzu inashimishije bayita ishyano ry'ubukire peace out Auzana gezeyo imana nsenga niyo ngabo